Uyu munsi tugiye kureberera hamwe ibintu bitandatu wakora cyangwa se tekinike esheshatu wakoresha n'uburyo ki wakoresha mu gihe umukobwa yaba yaguciye amazi kandi umukunda cyangwa se ushaka kumutereta ariko ugasanga hari ukuntu atumva ibintu byawe neza cyangwa se mwakundanaga ugasanga ari kugenda guca amazi. Reka nkubwire rero nshuti yanjye ukuntu wakitwara. Reka gukomeza upanika wandika utumesaje twinshi tugiye dutandukanye dushoreranye ku murongo. Ariko mbere yuko ntangira reka mbanze nkwibariza akantu gatoya. Ese wari wirengagizwa n'umukobwa cyangwa se umugore kandi uwo mukobwa ukaba umukunda? Ugakora buri kimwe cyose ushoboye ukandika utumesaje twinshi tugiye dutandukanye, mbese muri make ukagigira, ariko n'ubundi byose bikarangira bibaye by'ubusa. Wa mukobwa agakomeza guca amazi, wamwandikira utumesaje natwo ntadusubize akajya kurya sini, mbese muri make ukabona yuko ari kukwirengagiza nta mwanya wagufitiye. Ubundi mu buzima busanzwe abagore cyangwa se abakobwa bakunze gusiga abahungu babakundaga bakabasiga mu rujijo, maze abahungu bagasigara bibaza uti se koko ubu bigenze bite ko umukunzi wanjye twari tumeranye neza, ni igiki kibaye kugira ngo hagati yanjye nawe haba hejemo kano gatotsi bigeze hano bene kano kageni. Kandi kirenzeho ugasanga umuhungu niwe usigaye ubabaye cyane, mbese muri make ugasanga wowe nk'umuhungu usigaye uri kwibaza uti se ni iki naba nakoze, ni iki naba nakoreye umukunzi wanjye kugira bari kunyitwaraho gutya bene kano kageni. Ariko wowe yangiye mu gihe umukobwa yakwirengagije cyangwa se adashaka kumva ibyawe, fata bya bindi yagukoreraga cyangwa se wa mwanya yafataga ari gushaka kukwirengagiza, maze wowe ufate utangire ukoreshe mu bintu byawe bikubyarira umusaruro. Umwereke yuko no kuba ari kuguca amazi kari ntacyo bivuze mu buzima bwawe. Iyo ubihinduye gutyo ugafata bya bindi umukobwa ari gushaka kugukorera akwereka ko ari kuguca amazi, wowe ugatangira kubikoresha mu nyungu zawe, menya yuko icyo gihe noneho umukobwa azahita atangira kubona yuko wowe urenze. Abagore cyangwa se abakobwa ubundi mu buzima busanzwe birengagiza abagabo cyangwa se abasore, ariko nanone ibyo ngibyo bakabikora bitewe n'imibare baba barimo batubara. Buriya abakobwa ndetse n'abagore baba bafite imibare myinshi. Wa musore mu gihe uri gukundana n'umukobwa ujye umenya yuko iteka ryose aba arimo arakubara, mu gihe wowe umuhungu uba uri aho wasamye nta n'ibintu byinshi uri gutekereza kuri uwo mukobwa mukundana, ariko we muri ako kanya aba arimo agenda kubara. Buriya umugore cyangwa se umukobwa ntuzajya ubona ari kugenda kwirengagiza aguca amazi agatangira kukwereka yuko ko hari ibindi afite kandi ahugiyemo, mbese muri make ari kugenda asa nkaho ari kugenda gukwepa ukuntu. Buriya ni imibare nta kindi kiba cyabiteye. Abagore ndetse n'abakobwa baba bafite imibare myinshi ku bagabo cyangwa se ku basore bakundana. Iyo umugore cyangwa se umukobwa yamaze kukubara agatangira kuvuga ati uyu mugabo cyangwa se uno musore ntabwo arenze, icyo gihe ujye wicara uzi neza yuko uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore muri kumwe aba ari kugenda agutera imibare. Iyo imibare y'uwo mukobwa iri kugenda imwereka yuko wowe nk'umusore ari ntacyo umaze, icyo gihe biba byakurangiriyeho bro. Niho hahandi atangira kugucikaho ndetse agatangira no kuguca amazi, kuko buriya umukobwa aba yasoje kwicara maze agafata igihe kiwe akakwigaho. Kuriya mama musohokana muganira mugendana ahantu hose, umukobwa ari kugenda kubara ari kuvuga ati se koko uyu muhungu ararenze cyangwa se wapi, ari aho ngaho arasamye gusa. Bro, abakobwa baba bafite imibare, baba bari kureba kure burya iyo muri kumwe nabo mu rukundo. Iyi imibare yiwe sasa rero yasoje kumwereka yuko uri umugabo utari uw'agaciro, icyo gihe aba yatangiye kugufata nk'umuntu wapfuye mu buzima bwiwe, mbese aba ari kukubara nk'umuntu utakiriho mu buzima bwe. Iyo mibare ushobora kwibaza uti se ibishingiye kuki? First of all, umukobwa arabanza akakubara akareba ku cyerekezo cyawe, akareba amagambo uvuga, akakugereranya n'abandi bantu cyangwa se abandi basore bagenda bamutereta bafite ibintu birenze. Mbese muri make iyo mibare iyo imaze kumwereka yuko wowe utarenze cyangwa se uri umusore uri aho uciriritse, nta ntego, utarenze, yewe nta n'ibitekerezo bizima ufite, icyo gihe kuri wowe nk'umusore biba byakurangiranye. Icyo gihe umukobwa ahita atangira kugenda ashaka undi musore urenze kuri wowe, kandi biraborohera cyane kuko baba bafite benshi bagenda babegera. Rero ya mibare yiwe iyo imweretse yuko wowe utarenze, tayari uwo mukobwa ajya uhita umusezera mu buzima bwawe kuko aba yasoje kugenda. Rero nshuti yanjye, kugira ugaragaze neza ko uwo mukobwa iyo mibare yaguteye yabaze nabi cyangwa se ko yibeshye, dore icyo ugomba gukora. Ugomba kwereka uwo mukobwa cyangwa se uwo mukobwa uri kugenda ukwirengagiza ugenda gukwepa muri ibyo bihe murimo mudetingana, ukamwereka ko ya mibare yakubaze arimo agenda kugereranya n'abandi akakubara ko burya yari arimo yibeshya cyane. Icyo gihe ubwibone bwe n'uburyo kiyumvaga ko afite agaciro gahambaye buryo bumaze kugashyira hasi, kuko ahita atangira kukubona yuko yakwibeshyeho. Rero kugira ngo ubwo bwibone ndetse n'iyo mibare yabaze kugira umwereke ko yibeshye, ikintu ugomba gukora ugomba kubigaragaza muri buno buryo butandatu ngiye kukubwira.
nubikora neza ukabikurikiza muri buno buryo butandatu ngiye kukubwira, bizatuma wa mugore cyangwa se wa mukobwa wagutaye akagusiga azaza kwirukanka wowe utakimukeneye cyangwa se utakiri no kumwinginga, ahubwo ari uri kuza akwinginga agusaba yuko mwakomezanya umubano mwari mufitanye. Mbese muri make akaza ari kugenda ukwisabira amahirwe yo kuba mwasubirana. Ariko mbere yuko nkubwira bino bintu bitandatu wakora kugira ngo wa mukobwa wagusajije, wa mukobwa wirirwa wirukanka inyuma ariko akaba ari wa mukobwa uhora ugusuzugura cyangwa se uguca amazi, ibintu wakora kugira ngo ubashe kuba wamwigarurira, mbere yuko mbikubwira ndabanza kuba nagusaba gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere wigeze kuri LoveTime/P, kuko kuba utarakora subscribe kuri LoveTime/P menya yuko ari wowe uri mu gihombo. Dore ikintu cya mbere ugomba gukora nimba umukobwa ukunda aguca amazi cyangwa se agusuzugura ndetse ukanamwereka ko imibare yakubaze yayibaze nabi, ikintu cya mbere ufite gukora hita wigira nkaho uwo mukobwa atabaho mu buzima bwawe. Nimba umukobwa mwari mubirimo agatangira kukwereka yuko atakigushaka ndetse atakigukeneye, hita wiga kwibagirwa burundu uwo mukobwa mu buzima bwawe, utangire kumufata nkaho atigeze abaho no mu buzima bwawe. Iyo umukobwa kwirengagije cyangwa se agatangira gusa nk'agenda guca amazi, wowe ikintu cya mbere ukora uhita utangira kwigira nkaho utamuzi cyangwa se nkaho atanabaho. Icyo nicyo kintu cya mbere wakora cya danje cyakereka ko uwo mukobwa yakwibeshyeho. Naho iyo ugiye ukakigira ugapfukama ukandika ubu message ugatangira kurira, bro uba uri kwicisha amazi. Aho kugira uzakora ibyo ngibyo, bro uzahita wigira nkaho uwo muntu atigeze abaho no mu buzima bwawe, kubera yuko uriya mwanya uba uri gufata umwandikira utumessage nk'igihumbi akanakurya na sine ntagusubize. Ibyo ngibyo nabyo ntibirangirira aho ngaho, ahubwo ugatangira no guhamagara inshuti ziwe utangira kumubaririza. Aho ngaho uri kwicisha amazi. Icyo gihe imbere y'umukobwa ntabwo uba ukiri kugaragara nka bad boy, ahubwo watangiye kubimbwa imbere y'umukobwa. Bro jya utuza, wenda wemere unababariremo imbere mw'indani mu mutima, ariko wowe utangire kwereka ko uwo mukobwa atigeze anabaho mu buzima bwawe. Ni kenshi uzumva abantu bagenda bavuga ati ngo mu gihe umukobwa ari kugenda gutwara gutyo ngo uzamwegere ugende umusaba imbabazi umubaza ati ese nagukoreye iki kubera icyo uri kunyitwaraho gutya. Bro ubwo ni ubugoryi n'ubucucu, kuko gukomeza ugenda umubaza nimba yabona akanya mukabiganiraho, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Cyangwa se ugasanga bari kukubwira ati ngo mwigireho umwana mwiza, nibiba ngombwa umwiherereze n'impano nk'indabyo cyangwa se utundi tuntu uzakunda. Ibyo byose ni inama baba bari kukugira zitarizo. Uwo ni umwanda bro, ibyo bintu nta nubwo bikora. Kandi ntuzigere na rimwe ujya kubaza umukobwa impamvu aguca amazi cyangwa se impamvu atakikwitayeho cyangwa se ataripurayinga message umwandikira. Ntuzigere ubibaza uwo mukobwa. Wowe nuzaba wabibonye ko ari kugenda guca amazi, uziporere maze umwihorere wicecekere. Kuko iyo uri gutera intambwe ujya kubaza umukobwa ati se nukubera iki uri kunyirengagiza muri no minsi, utari gushaka kumvugisha muri no minsi, icyo gihe uba uri gucika amazi imbere y'umukobwa, uba uri kugenda utakaza agaciro ndetse n'icyubahiro cyawe wagakwiye nk'umusore. Ikintu cya mbere cyiza utazigera ukora, nuramuka ubonye umukobwa kari kugenda guca amazi cyangwa se atashaka kukuvugisha, ntuzigere umwegera ujye kumubaza impamvu ari kugukora ibyo ngibyo. Icyo nicyo kintu cyiza waba ukoze mu buzima bwawe, kuko n'ubundi mu maso yiwe ajya kukwirengagiza cyangwa se ajya kuguca amazi, icya mbere aba yasoje kubona ko uri umusore cyangwa se ko uri umugabo w'amafuti imbere ye. Muri make aba yasoje kuguca amazi. Mu gihe rero umuntu nk'uwagufata nk'umuntu utarenze cyane mu mutwe we, iyo yabonye noneho wasaze wasamaye ukeneye kuvugana nawe, buri kanya ukomeza umwandikira ushaka kumuvugisha, ibyo ngibyo noneho bijya byakugaragaza neza nk'umugabo udafite agaciro imbere ye, kuko bihita bikonfirima bya bindi byose yakubonagamo. Nimba umuntu yumva ko mu mutwe wiwe utari umuntu w'agaciro, akaba ariyo mpamvu ari kugusuzugura cyangwa se ari kuguca amazi, icyo gihe menya yuko uba uri gukonfirima bya bintu byose yavugaga cyangwa se bya bintu byose yagutekerezagaho. Nshobora kuba ari njye muntu ukubwiye bino bintu cyangwa se ari njye umuntu wa mbere ubyumviyeho, ariko iyo umugore akwirengagije cyangwa se umukobwa ukabona ari kuguca amazi, muri we aba yasoje gukanda buto yo kugusuzugura ko wigeze unabaho, aba yamaze kuguca amazi n'ubundi aba yasoje kuvuga ati uriya muntu ntabwo arenze. Ibyo niko biba byagenze bro. Rero ikintu cyonyine cya nyuma utagomba gukora ni ugusubira kujya kureba uwo mukobwa. Nicyo kintu cyonyine utakora, noneho cyane cyane ukagenda wanaciye bugufi winginga ugenda ugigira, uba umeze neza neza nk'ahari nk'imbwa iri kugenda yirukanka inyuma y'igufwa. Kubera ko muri kamere y'abakobwa cyangwa se abagore, ikintu cya mbere gituma bakwima agaciro cyangwa se baguca amazi ni ukugaragaza ibyiyumviro cyangwa se kwerekana ibyiyumviro ko umukeneye cyane ndetse kunamubuze wanapfa. Umukobwa ashobora kukwereka ko aba ashaka umuntu umwitayeho cyane, ariko nanone iyo ubikoze cyane atangira kugufata uko yiboneye. Ariko iyo umweretse ko utamwitayeho cyane, nawe atangira kwibaza uti se uriya musore ntabona ko ndi mwiza n'abandi ko bansariye, kuko abamenyereye abantu benshi bamwereka ko bamusariye.
nawe rero iyo umweretse gutyo ko wasaze, icyo gihe ahita agenda guca amazi gahoro gahoro. Icyo nicyo kintu cyonyine utaba ukwiye gukora. Ahubwo ikintu cyonyine nakubwira, nubona umuntu atangiye kuguca amazi cyangwa se kukumenyera, igire nkaho utazi ko uwo muntu anabaho. Ariko nanone mu gihe ushaka kwereka umukobwa ko yaba yaragusuzuguye cyangwa se ko yaba yaraguciye amazi, ntabwo ari ngombwa ngo ubikore nkaho ushaka kubimwereka, utangire ubigire intambara. Try to chill, utangire wikire mu bintu byawe, mu bikorwa byawe bya buri munsi. Nimba ufite business zawe ukora, ugenda uzigemo nk'ibisanzwe. Yewe ni umuntu ahura, ujye umutera peace cyangwa se umutere big up, maze uyikomereze ibikorwa byawe bya buri munsi. Atangira abone yuko unahuze, ko no kuba yaraguciye amazi cyangwa se no kuba yaragukatiye ari ntacyo bikubwiye mu buzima bwawe, ahubwo ko ubuzima bwawe bwarushije gukomeza kubaho bwiza kurushaho mu gihe utamufite. Ibyo ngibyo bikoze gutyo bituma wa mukobwa abona ko atari we muntu wafashe ngo maze ngo umushyire hejuru y'ibindi byose, ahubwo ko hari ibindi wari ufite, wari warashyize imbere mu buzima bwawe. Ahubwo abona ko burya wari wamukunze, gusa ko wari ufite n'ibindi bintu byinshi wari uhugiyemo by'ingenzi kandi uha agaciro cyane mu buzima bwawe, kurusha uko wagenda ugaheranwa n'agahinda ukaririra muri message umwandikira, umwohereza twa voice note twa hato na hato. Ibyo ngibyo ni bibi cyane. Ahubwo genda uhugire mu bindi bintu. Nimba uri umunyeshuri, ugenda uhugire mu masomo yawe. Nimba uri umu businessman, ugenda uhugire muri business zawe. Buri kimwe cyose waba ukora uzahita ugenda ugihereza umwanya, maze umwereke yuko nta kanya na gato ufite ko kumutekerezaho. Ikintu cya kabiri wakora mu gihe umukobwa ari kuguca amazi cyangwa se mu gihe wa mukobwa mwakundanaga ari kugenda agusuzugura, burya wa mukobwa ntukajye umwereka amarangamutima yawe. Umukobwa buriya ashobora kukwirengagiza cyangwa se agatangira kuguca amazi kuko yumva ko atakigukeneye, cyangwa se akabigukora kugira ngo arebe uko witwara. Umukobwa nanone ashobora kukwereka nk'aho atakigukeneye ariko guca amazi kugira ngo agusuzume ngo arebe ko atagukontorora, mbega kugira ngo utangire wivemo, utangire umukorere ibintu byinshi binarenze n'ubushobozi bwawe. Witange cyane, usare nyine nawe abibone. Kandi ikindi ugomba kumenya, iyo umweretse ibyo bintu cyane nawe ahita atangira kubikoresha mu nyungu ze, maze sasa rero agatangira kugukandamiza. Impamvu umukobwa wese cyangwa se umugore wese yaba afite, yaba yatumye akwanga, wenda ushobora gusanga ari uko atakikwiyumvamo. Rero ugomba kuguma uri umuntu w'umugabo utajegajega, ntumwereke amarangamutima yawe, ntumwereke ko ubabaye cyane ko waheranwe n'agahinda. Oya, ahubwo mwereke ko n'inyagasambu burya rirema. Mu magambo make, ntugaragaze amarangamutima yawe, kuko buriya iyo umukobwa yagucecekanye cyangwa se ari kugenda kwanga anagucikaho, aragucecekana cyane, kandi mu busanzwe wowe wari uzi yuko mumeranye neza. Uko guceceka rero k'uwo mukobwa ni wowe ubiha imbaraga. Iyo utangiye gusara ukirukanka mu nshuti ziwe zose ugenda umubaririza, icyo gihe uri kugenda umwongerera imbaraga kwa guceceka yakweretse cyangwa se kwa kuguca amazi yakwerekaga, ni wowe uri kugenda ubiha imbaraga. Gusa ariko nanone ushobora kuba wafata ka gasuzuguro wa mukobwa yakweretse kwa kugenda guca amazi kose yagendaga kwereka, byose ukabifata ukabica intege ukabikubana zero, kuko icyo gihe iyo ubikoze gutyo nawe atangira kubona ko n'ubundi kuba yakwanze ari ntacyo bikubwiye, ahubwo we agatangira kukwibazaho cyane, yibaza uti se ubundi koko uriya muntu yarankundaga cyangwa n'ubundi yarambeshyaga. Ahubwo bikagutungura uri kubona agarutse inyuma aje kukubaza uti ese ubundi koko warankundaga cyangwa warambeshyaga, kuko yamaze kubona ko bya bindi byose yakoze wowe wabifashe ubikubana zero, umwereka yuko ari ntacyo bimaze imbere yawe, kuko burya aba yasoje kubona ko bya bindi byose yakoraga wasoje kubyima imbaraga wowe, ukamwereka ko ari nta kibazo ufite. Buriya uba wamucanze mu mutwe, wamucanganyikishije, kabone bwose ashobora kwihagararaho wenda ntanabikubwire, ariko burya uba wamukoze ahantu. Ikintu cya gatatu ugomba gukora, nimba umukobwa agusuzugura cyangwa se agufata uko yiboneye kandi yari umukobwa mwakundanaga ndetse ukabona ari no kugenda guca amazi, icyo kintu nta kindi bro, nugutigita ugahiga uduceri twawe gake gake wipowe nk'umugabo. Ubundi iteka uba ugomba guhora ku gatigito uri gushaka ibiceri. Ubundi umukobwa yaba yakwanze cyangwa se atakwanze muri gukundana, iteka burya uba ugomba kuba uri busy uri guhiga ibiceri, yaba ari izo siporo zawe wikorera ukaba uzihugiyeho, yaba ari amasomo yawe, yaba ari business zawe, yaba ari akazi k'abandi ukora, uba ugomba guhora umutima wawe uri ku gatigito. Iteka ukaba uri gukora kandi unikoraho, ukiha intego ukavuga ati ngiye gukora cyane kugira ngo nanjye nzavemo umuntu w'umugabo, mu wundi mwaka wenda nzabe mfite ikindi kintu nigejejeho gishyashya mu buzima bwanjye, ku buryo n'igihe kindi muzahura mu wundi mwaka utaha azabona yuko burya yagushidikanyijeho.
buriya umukobwa naramuka kwirengagije mu buzima cyangwa se akakwiyaka, ntuzigere ufata wa mwanya wawe cyangwa se ufate wishyire mu mutwe ati utangiye gutekereza uvuga ati ese uriya mukobwa buriya namugaruza nte cyangwa se namwisubiza nte. Ahubwo mu mutwe wawe hita usetingamo yuko ugiye guhiga ibiceri byawe ukajya ku gatigito, ugatangira guhindura ubuzima bwawe bukaba bwiza kurushaho. Wikirirwa umwirukanka inyuma ujya kumusaba imbabazi, ahubwo ufata igihe cyawe ndetse n'ibitekerezo byawe ubikoreshe uri kwiyubaka. Kuko buriya n'ubundi ntabwo umukobwa yagakwiye ko yagukoza ibyo bintu cyangwa se ngo aguce amazi uramutse uri umusore w'ibogare wifitiye ibiceri bye. Rero kujya kumwirukaho uba umeze nkaho uri kumugaragariza yuko ibintu yagutekerejeho ari byo. Ahubwo wowe komeza wibande ku kwiteza imbere ndetse no kuba umuntu mwiza urenzeho. Ugende ukore siporo zawe, wipore, witurize, ukore body, ukore ikofi, mbese muri make ugende wite ku buzima bwawe ndetse n'umubiri wawe muri rusange ndetse no muri mentality cyangwa se mu bwonko bwawe. Utangire kwiga ibindi bintu bishyashya mu buzima bwawe, kuko n'ubundi mu bintu bitatu byatumye n'umukobwa guca amazi cyangwa se akwanga n'ubundi birimo. Genda wubake ikofi, wubake body ndetse uniyubake no mu mitekerereze yawe, wongere wige ibindi bintu bishyashya mu buzima bwawe, ku buryo wa mukobwa nazajya kubona cyangwa se nazaba ari kukumva ahandi handi uzaba uri kuvuga, azumva ko uri wa muntu utandukanye n'uwo yari azi imbere. Kuko n'ubundi iyo umukobwa yagukoze ibyo aba ari kuvuga ati ni ka gasore katagira gahunda k'amabwa kari aho ngaho, n'ubundi karaza kuza kongera kugaruka kaze kunyirukankaho kanyinginga. Ariko burya iyo umukobwa abonye kutamwitayeho ahubwo ukihugira mu kwihigira ibiceri byawe, mu gushaka amafaranga, mbese muri make uri kwiyubaka, urashaka kuvamo umugabo urenze, atangira no kwishidikanya, agatangira kuvuga ati ese ubundi umwanzuro nafashe wo kwanga uriya musore nawutewe n'iki? Cyane cyane noneho bikaba byiza iyo uri gukorera amafaranga menshi kandi meza papa. Icyo gihe arasara kuko nawe ababibona. Kuko buriya abakobwa baba bagenda bacungacunga babahungu baba baranze, barebe nimba hari icyahindutse mu buzima bwabo, maze bashaka uburyo kibagaruka bongere babe inshuti cyangwa se bongere bakundane. Cyangwa se ugasanga ari kwibaza uti ese yaba afite umukobwa mwiza kundusha, ese asigaye atunze amafaranga, ese asigaye asa neza cyangwa se asigaye agaragara neza. Niyo mpamvu rero nkawe nk'umusore uba ugomba guhora umeze neza, usa neza, kandi ugakomeza gushyira imbaraga mu guhiga ibiceri. Gusa biramutse ari ubwa mbere wigeze kuri LoveTime/P ukaba utarakora subscribe, ntabwo wamenya uburyo ki cyangwa se strategy nshyashya wakoresha mu guhiga ibiceri. Kuko ibyo nabyo ni bimwe mu biganiro tujye dutanga hano kuri LoveTime/P, mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Reka tujye ku kintu cya kane cyatuma nanone umukobwa akomeza kugenda aguca amazi. Ikintu gishobora gutuma umukobwa akomeza kuguca amazi ni ukuba uri umusore ubowa cyangwa se wa musore utavuga. Abakobwa buriya bakunda ibintu bibanezeza, kandi uko nguko niko kuri. Abakobwa benshi bakunze kwirengagiza abahungu bari bored cyangwa se abahungu batavuga. Kabone n'ubwo bwose baba musohokanye ahantu hahenze cyangwa se muri ya hoteli ihenze, ariko burya iyo uri bored cyangwa se utabasha kuba waciringa nawe maze ubashe kuba wamuhereza n'ibindi byishimo birenze kuba wamusohokanye aho hantu, burya wa mukobwa ahita atangira kukwinubira, akabona ko uri bored, maze agahita yumva ko yagakwiye ko yagiye kwisohokanira na twa duhungu tw'utujakso ku mabotike hafi aho ngaho, ariko tubasha kuba twamutera story akabasha kuba yaseka. Burya ntago abakobwa baba bakeneye gusa ko wamusohokana muri ya mahoteli ahenze, ahubwo baba bakeneye na babasore bari sharp, babasore babasha kuba baganira bakwenjoyinga ubuzima bari kumwe, kandi akaba ashaka wa musore uhora umukorera udushya kandi dutandukanye, apana wa musore nanone uhora umubwira ibintu bimwe, mbese ukaba wa musore uzajya umutungura muri buri kimwe. Mu gihe rero wa musore uba uri gukora cyane kugira ngo uzavemo umugabo urenze, ntabwo kuba uri gukora kugira ngo uzavemo umugabo urenze cyangwa se kuba uri gukorera amafaranga ari byo bikugira nanone umuntu bowa igitsina gore. Uba uri wa muntu ucecetse wifunze udashaka kwirekura ngo atere story ngo nuko ngo wiri uhiga ibiceri ngo ufite amafaranga yawe, umve ngo ubwo wamwohereje amafaranga yawe cyangwa se ubwo mwasohokanye ahantu hahenze ngo ibyo birahagije. Oya, iga no kumenya kunezeza umukobwa, ubashe no kuba wamuganiriza. Ibyo nabyo ugomba kuba ubizi, kuko biri mu bintu uramutse utabizi byatuma umukobwa gucikaho. Kuko buriya umukobwa ashobora kugucikaho uzi ngo warafatishije ngo uri umukire, ngo uri umuntu ufite amafaranga, ariko mwaba muri kumwe akaba ari kwitekerereza undi musore bajya baganira, umwe bajya baciringa, nyine ujye ubasha kuba yamusesa cyangwa se akamutera story akumva arishimye. Cyangwa se wa musore bakorana ibintu bishishikaje bigiye bitandukanye, nyine muri make ugasanga muri ako kanya niyo musore ari kwitekerereza. Wenda si ngombwa ko nimba uri umusore ufite amafaranga uwo mukobwa utegetse kuba wamusetsa, ahubwo wenda ugerageza unacishemo ubashe ko wamubwira amagambo atandukanye nayo wamubwiraga, mbese muri make ntabe yakurambirwa mu gihe mwaba muri kumwe cyangwa se muri kuganira. Sinzi nimba mujya mwibaza impamvu usanga nk'umukobwa wari uri kumwe n'umusore bakundana ndetse banafitanye gahunda, ugasanga wa mukobwa yanze wa muhungu maze yisangiye ka gasore kari aho ngaho, twa tundi twita udusore tw'utujakso. Impamvu burya abasanze wa musore w'umujakso ni uko wa musore aba agerageza ko yamushimira,
akamushimisha ndetse akamutera story bitandukanye na wa wundi bari kumwe bivuga ngo afite amafaranga ariko atabasha ko yamuhereza ibindi byishimo. Icyo gihe ushobora kwibaza uti se ni gute uriya musore yatwaye uriya mukobwa kandi uwo bakundanaga ubona ko yari bogari ndetse afite n'amafaranga yewe. Mbese muri make bikagucanga. Burya ujya umenya yuko wa musore aba bowa, aba ari wa muntu utuje uri aho ngaho utabasha kuvuga. Uba ugomba kumenya ko nk'umugabo nyamugabo mu gihe abakobwa bakuri iruhande bagomba guhora baseka cyangwa se banezerewe. Mbese muri make ejo bakaba bakifuza no kugaruka iruhande rwawe bakaguhamagara akakubwira ati ndagukumbuye ndumva ngushaka. Bro papa, ako kantu ugomba kukwibikaho. Ubundi utabowa umukobwa mu gihe muri kumwe cyangwa muri kuganira akumva aranezerewe, ni ukwibariza ati se ubundi tuzabonana ryari, tubonanye ryari. Gusa nanone ibyo ngibyo byo kuba umugabo ushishikaje ni ubumenyi, ni ibintu wiga, ntabwo ari ibintu umuntu avukana, ahubwo ni ibintu byo kwihugura ukagenda wiga udukoryo duke duke uzajya ugenda uvangavanga mu gihe uri kuganira n'umukobwa. Ikintu cya gatanu gishobora gutuma umukobwa kwirengagiza cyangwa se akaguca amazi, uwo mukobwa wamuhaye imbaraga nyinshi. Umukobwa iteka aba gusuzuma ubuzima bwe bwose, aba ari gusuzuma umusore bakundana, uburyo mubanyemo, amagambo akubwira kugira ngo arebe uko wakihanganira amakosa yiwe akora, kandi bino byose abikora kugira ngo arebe neza imbaraga agufiteho. Wenda reka nguhereze urugero kugira ngo ubyumve neza. Umukobwa ashobora kwivumbura akisararanga akakwereka ko utamufata neza cyangwa se utamuha keya neza, cyangwa se akajya agenda guserereza utuntu, cyangwa nanone akajya kwereka ko hari ibintu utamukorera kandi byiza kuri we bikorerwa n'abandi bakobwa bafite aba boyfriend, kuba utamuha impano cyangwa se kumugurira amatelefone agezweho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo bintu rero byose umukobwa kuna bari kugenda yisararanga, nawe ugenda ubibona ko atari kugufata neza kandi katari ibintu byiza binyuze mu mucyo. Utwo tuntu twose agenda akora, yasohotse yaza wamubaza ati wari wagiye he, akakubwira ati yarari kumwe n'inshuti zawe, wakanga kubyumva agahita nakuboroka, abagira ngo agusuzume arebe ibintu wabasha kwihanganira kuri we. Rero iyo uri kugenda umwereka ko ari nta kibazo yabikubwira ukavuga ati sawa nta kibazo, uba uri kugenda burya umwongerera imbaraga nyinshi kuri wowe. Ibyo byose kandi bigaterwa no kuba umusore cyangwa se umugabo aba afite ubwoba bwo kuba yabura uwo mukobwa, maze umukobwa agatangira kukwereka ko ushobora no kuba wanamubura kubera utwo tuntu duto duto utabasha kuba wanamukorera, kandi tukaba ari n'utuntu tutari utw'ingenzi mu buzima bwe burya, ahubwo agashaka gukomeza kubigira impamvu kugira akomeze agukontorore cyangwa se agushyire mu kwaha kwiwe. Icyo gihe rero ni hahandi abasore cyangwa se abagabo bahita batangira kwereka umukobwa ko bafite ubwoba bwo kuba bamubura, maze bigahita bimutera kuzajya ahora akora ibyo yishakiye byose ndetse n'igihe abishakiye. Icyo gihe rero umukobwa ahita akuburira icyubahiro, kandi ibyo bintu ntabwo abakobwa babikunda. Umukobwa iyo akora amakosa ukamwihanganira ngo nuko ufite ubwoba bwo kumubura, watangira kumuhana umwereka amakosa yiwe akakwivumburaho, maze wowe nk'umusore ugatangira kujya kwinginga nk'aho ari wowe wakoze amakosa, kandi mu by'ukuri amakosa ari ay'umukobwa. Menya ko icyo gihe uba uri kumuha imbaraga ndetse kuba uri kumwereka ko uramutse umubuze wanapfa. Ibyo bintu bituma umukobwa agusuzugura kandi akabona ko ari nta mugabo ukurimo, kabone rero rwose yaba ari kukwiyereka ko uri umwana mwiza, ariko burya ijisho aba yasoje kuri gucishamo. Rero nimba hari ikintu cya mbere umusore cyangwa se umugabo wese agomba kwirinda, ni uguha izo mbaraga zose umugore cyangwa se umukobwa, kubera ko ibyo ngibyo ni bibi cyane. Ubundi umukobwa ugomba kumwereka ko umukunda ndetse kunamwubaha, nawe akagukunda akanakubaha. Ibirenze aho ngaho rero uba ugomba kuguma mu mwanya w'imbaraga nk'umugabo, ukamwereka ko ari wowe ufite ijambo, mu gihe iyo myizere yo gukundana ndetse no kubahana ashaka kuyirengaho kubera ko umwereka ko umukeneye cyane. Icyo gihe burya aba yasuzuguye za mbaraga, aba yamaze kugusuzugura, nta nubwo aba akikubona nk'umugabo. Mu gihe rero umukobwa yarengereye yakoze ayo makosa yose, uba ugomba kumwicaza ukamubwira ati biriya bintu ukora ntabwo ari byo, ukamwereka ko ibyo bintu byose aba ari gukora amaze kuvuga aba arimo aragutenguha. Nimba ikosa ribaye uri umugabo nyamugabo cyangwa se uri umusore nyamusore, icaza umukobwa mukundana umubwira ati rino ni ikosa kandi ntirizongere. Mu gihe abirenzeho cawo wigendere, ikosa ujye urimwereka uko riri. Guhera uwo munsi umubwire ko iryo kosa udashaka kuzongera kuribona, ko naramuko yongeye kurisubiramo ibyanyu mwembi bizahita ko birangira. Ibyo bintu uwo mukobwa mukundana cyangwa se umugore wawe aba yicaye abizi ko niyongera gusubira ubugira kabiri muri iryo kosa, ibyanyu mwembi bizahita ko birangira. Kandi ibyo bintu ntabwo ari ngombwa ko bikora urwana cyangwa se utongana, ahubwo mwicaze mu mahoro umusobanurire, umubwire ko udashaka kuzongera
kumubona yakoze iryo kosa ukundi. Kandi ibyo byose ubikore mu ijwi rituje, udafite ibisazi mu mutwe, udafite pressure, utayagaye. Uba ugomba kubimubwira uri umuntu utuje, ku buryo nawe abona ko wafashe umwanya wo kubitekerezaho mbere y'uko ubimubwira. Kuko buriya iyo umugore wawe cyangwa se umukobwa mukundana ari kubona uri kumubwira ibintu, umubwira nabi, umutonganya, ugira ute, abona ko nawe wataye umutwe wasaze. Ariko iyo ubwiye umuntu utuje ahita abona yuko wafashe igihe cyawe ukabitekerezaho ibyo ngibyo uri kumubwira. Mbese muri make ukamwereka bya bintu byose akora bitakunezeza, bya bindi aba ashaka gukora akakwereka ko abifitiye uburenganzira kandi atari byo. Icyo gihe iyo ibyo bintu yongeye kubikora uhita ugenda ugacaho, ukagenda ukamwihorera, ukamwereka ko yarenze ku mahame, ko ibyo yakoze atari byo. Mbega muri make akabona ko imyitwarire ye mibi itagomba kugutera ubwoba bwo kumubura, ahubwo ko igomba gutuma umubura akagenda. Kuko nta muntu w'umugabo ugomba gutunga umugore cyangwa se gukundana n'umukobwa utumva cyangwa se udashaka kubana neza n'uwo bakundana. Ikintu cya gatandatu rero, ibande ku ntego zawe nk'umugabo. Mu gihe umukobwa aba ari kugusuzugura, ari kuguca amazi, ibande ku ntego zawe nk'umugabo. Umugabo udafite intego biroroshye cyane kuba ibintu byose bimuzengurutse byamutesha umutwe. Ahangayikishwa n'utuntu dutoya, ahangayikishwa n'ibintu bidafite agaciro biraho by'umwanda. Ariko umugabo ufite intego nta kintu na kimwe kimujegajiza. Umukobwa yamuca amazi, yamwiryaho, yamwereka ko atamukeneye. Umugabo ufite intego ibyo ngibyo ntago bimureba, yewe nta nubwo bimukanga, ahubwo ahita avuga ati aririye se, kanisubirire mu kazi kanjye, kanisubire muri gahunda zanjye z'umunsi. Ariko iyo ari wa musore udafite gahunda, iyo umukobwa mukatiye ahita atangira gusara, akabwanuka, yewe na gahunda zose z'umunsi yari afite zose zigapfa kubera ngo umukobwa yamwanze. Ukabona nta n'ikintu na kimwe ashaka kuba yakora. N'ubundi umusore nk'uwo nguwo nta n'intego aba afite mu buzima bwiwe, kuko nta kintu aba afite azi aharanira mu buzima bwe. Wenda bavuga ati mu myaka iri imbere ngomba kuzagera kuri ibi, ahubwo iyo umukobwa mwanze bita bimera nk'aho ubuzima bwe bwari bufungiye kuri uwo mukobwa cyangwa se kuri urwo rukundo cyangwa kuri uwo mubano yari afitanye n'uwo mukobwa batandukanye. Ugahita ubona umusore ubuzima bwe bwahagaze. Uwo musore n'ubundi nta mugabo uba umurimo, nta ntego n'ubundi aba afite. Ariko ibi ngibi ntago mbivuze nyoboye yuko urukundo rubabaza, ahubwo nk'umuntu w'umugabo cyangwa se nk'umuntu ufite intego uba ugomba guhita utagetinga ku ntego zawe z'ibyo wifuza kugeraho. Kabone n'ubwo waba utanazifite, yewe uba ugomba guhita utangira plan nshyashya mu buzima bwawe, ukereka wa mukobwa ko yakwibeshyeho. Kuko ubundi umusore ufite intego ntago aba agomba kwita ngo uyu mukobwa aramutse nyanze cyangwa se turamutse dutandukanye ubuzima bwanjye bwahagarara. Oya, ibyo nabyo ni nk'uko bimeze ku bakobwa. Nawe mu gihe umusore akwanze ntago bisobanuye yuko ubuzima bwawe bugomba guhagarara. Intego zawe wowe nk'umusore nizo ugomba gushyira imbere, aho kugira ushyira imbere abo bakobwa wirirwa utereta. Iyo washyiriwe kuri ino si cyangwa se icyo Imana yakuremeye kugira ngo uze ukore ku isi akaba ari cyo ukora, kuko ntabwo Imana yagushyiriyeho kuri ino si kugira ngo uze ukundane n'uwo mukobwa nakwanga uze umutwe cyangwa se ngo usare. Ahubwo Imana yagushyize kuri ino si kuko hari ikindi kintu uzakora. Ibyo ngibyo by'urukundo ni utundi tuntu tugenda twinyongera tuza mu buzima bwawe. Ibyo ngibyo rero iyo umukobwa azi ko ufite intego ushyira imbere y'urukundo rwanyu, ibyo bituma umukobwa acisha bugufi, ndetse ibyo ngibyo binarimbura bwa bwibone bwose baba bafite. Bya bindi byose baba bavuga ati ese wakuraho undi muntu ugukunda nk'uko njye nagukunze. Ibyo ngibyo bihita bivaho, ko abamaze kubona ko icyo ushyize imbere ari iterambere ryawe cyangwa se ari intego zawe, atari urukundo mufitanye. Icyo gihe niko bigenda, kuko wasoje kumwereka yuko mu gihe yaba aguciye amazi cyangwa se yaba yagusuzuguye ntacyo yaba bimaze imbere yawe, kuko uba ufite izindi ntego zawe uba uhugiyeho ndetse n'ibyo ushaka gukora mu buzima bwawe. Rero nk'umusore wiyubaha uba ugomba kuba wa muntu mu gihe ibyo ngibyo bikubayeho wikomereza diru zawe ukishakira ubuzima bwawe nk'ibisanzwe, kuko igihe kiba kizagera wa mukobwa nabona ko byahindutse atangire gushaka kwigarura mu buzima bwawe kandi bitagishobotse. Kandi burya niyo atanagaruka mu buzima bwawe uba ugomba kubaho ufite intego nk'umusore cyangwa se nk'umuntu uwo ari we wese wifuza kuzavamo umugabo ukomeye. Nimba uri kureba ino video cyangwa se ukaba uri umusore ariko ukaba utazi intego yawe ufite kuri ino si niyihe, icyo kiganiro narakibakoreye, mugende mu kirebe. Ni ikiganiro kigufasha kumenya impamvu nyamukuru Imana yatumye yemera kubaho ndetse n'icyo washyiriwe ku isi kugira ngo ugikore. Niyo mpamvu nababwiye ati nimba ari ubwa mbere ugeze kuri LoveTime/P ukaba utarakanda subscribe, menya ko ari uri mu gihombo. Nuramuka ushatse kumva kino kiganiro ugende ukirebe maze umenye impamvu nyamukuru yatumye Imana yemera ko wowe ubaho. Nanababwira ati ni nano dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Gitwabanaga ntitwa Pati. Mwakoze kubana nanjye, Imana ikomeze ibarinde.